twiwe twari tumaze iminsi mike tunaganira, ariko nk'uko byakomeje bivugwa ibye ni Imana. Bivuga ngo yariteguraga mu gihe cyose yahoraga yiteguye. Ari imirimo myiza bavuze bagiye bavuga yose uko yayikoraga ndakuzi. Clarisse akagenda atereka amabasate areka. Hari umupolisi Imana yamuhaye umugisha, ageza n'ubwo inyenyeri ziza ku rutugu, ariko wamusanga ari gukubura, wamusanga ari kureka amazi mu rusengero, ntuzamenye ko ari Clarisse Imana yarateje iteka. Ntabwo icyubahiro kigeze gituma adakorera Imana, aca bugufi. Yaraje igeze hano, umubyeyi arabaririza mu iteraniro ati muje mundangire umuyobozi w'iriya korali. Yaraje avuye Kimisagara, nta makuru yari afite, yakora araje kureba. Yasohotse hano hanze tujya kumureba, araduhamagara turagenda turavugana, atubwira ibintu tubyandika ku gapapuro, atubwira message yaratuzaniye, agerekaho amagambo avuga ngo musenga amasengesho y'iminsi ibiri hose abaririmbyi bose, kuko muri korali harimo umugeni ugiye gutaha, kandi muri ayo masengesho nzamweza igihe cyo gutaha kirageze. Korali Amatabaza irahari, hari intambara zabayeho. Clarisse arangije ahagarara ahantu hamwe aravuga ati singiye kwiyanduriza ubugingo, arinda ubugingo bwe, amera nk'uwiheje muri korali. Hari igihe umuntu aba arimo aravuga ati rwose ni umugenzi sinshaka kuvuga. Kuwa gatandatu mu gitondo yakundaga gushyira ibintu kuri status yiwe, agahita abwira dirije akamubwira ngo iyi ndirimbo irimo iramfashe, byaba ngombwa twaba dufite umwanya tukaririmba tugiye mu marepetisiyo. Ariko kuwa gatandatu mu gitondo agiye kugenda yashyizeho indirimbo ya 271, ashyiraho igitero cyaho cya nyuma kivuga ngo Yesu databuja nzamukorera ntacogora, kubw'ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mu isi yose ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru. Ijya kurisha niba yarabashaga gukora ibyo ngibyo hanze, urumva uko mu rugo byabaga bimeze. n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana. Rwose ni uretse no mu kazi Clarisse twarabanye, ari iby'urugo ngira ngo andutaho gatoya, ariko mu kazi na mbere muri polisi yarandutaga ku buryo asa nkaho yantoje umurimo w'ubugenzacyaha twakoze kuva mbere. Twarakoranye, hari n'abenshi bari aha ngaha twakoranye bavuga ibye byose. Yagiraga kwitonda, niyo yahuraga n'ikibazo wabonaga ibyo ari ugusenga no guturana, dusa nkaho duturanye. Rero yari umuntu wanjye mu by'ukuri, nko mu myaka 2 ushobora kumbuza abantu 2 kandi bakomeye. Ni byiza rero kuvuga umuntu ibyiza bye byose turabizi. Ndasaba komite ya Korali Amatabaza bari hano mwegere hano hafi, komite ya Korali Amatabaza bakiza bari bampamagaye bavuga Karisimeo, ariko ntabwo ibyo ngiye kuvuga ari ibyanjye, ahubwo ni ibya Korali Amatabaza. Niyo mpamvu nari mpamagaye abo dufatikanyije kuyobora Korali Amatabaza begere hino tuvuge kuri Clarisse nk'umuririmbyi wacu twari turirimbanye nawe imyaka 13. Imyaka 13 biragoye kuvuga umuntu mu myaka 13. Umuntu yakubona umunsi umwe akakuvugaho ibintu byinshi, imyaka 13 biragoye. Ariko Clarisse na mbere yacu hari abatubanjirije bayoboye Korali Amatabaza, ariko twayiririmbagamo hafi ya twese. Clarisse yatubereye umuririmbyi mwiza muri Korali Amatabaza. Clarisse yabaye umuririmbyi w'intangarugero mu bintu byose. Clarisse yabaye umuririmbyi watekerezaga korali ibintu by'iterambere.
ariko ikitunezeza cyane kurara amatabaza mwigeze kuyibona niyo yari ivuye hano imbere turabaririmbye 90 barenga ariko nta muntu n'umwe wakubwira ko hari ikintu yavuga kuri Clarisse kibi agiye ari inyangamugayo muri byose hari umudirije imyaka 12 ishize witwa Charles sinzi ahantu herereye arahari hano ariko mu bintu byose biriho nuko Clarisse muri ino minsi yari amaze iminsi afite ikintu cyitwa indirimbo z'amazamuka muri we indirimbo z'umuntu ugaragara yuko atakiri mu isi y'abazima ahubwo ari ahandi hantu yagiye ibyo tubihamya cyane turebye kuri status yiwe yo kuva ku wa gatandatu umunsi yatangiraga urugendo ni igihamya kitwemeza ko Clarisse aho yagiye yatabarutse amahoro twakagombye kuba turi kumwe na presidente uyoboye korara amatabaza ariko nawe bari bafatikanyije urugendo uyu mubyeyi nawe bari bujyane ari uwitwa Kabirigi nawe hari abari bujyane umuririmbyi wa korara amatabaza ari uwitwa Charles Dirige nawe bari bujyane uwo munsi ariko bose bagenda bagira impamvu zitandukanye zaje gutuma batajyana ari uyu munsi nka korara amatabaza twari kuba duhagaze aha ngaha nubwo umubabaro ari mwinshi ku bwa Clarisse ariko byari kuba birushijeho kwiyongera twese nk'aba ngaba wenda tutagihagararanya ngaha ariko mu byago no mu makuba tugomba gushima Imana cyane ko nishimwe rindi dufite nuko presidente nubwo yakomeretse ariko Imana aramurinze tukiraho mu kwezi kwa mbere turaha ku rusengero korara amatabaza ikunda kwicara hariya hari abantu benshi batabizi baba bari hano twaje hano mu iteraniro korari haguruka hari abari abakozi bakorana nawe bicaye iza hano kuririmba ije kuririmba hano mu iteraniro hariciyemo umuntu abaririza korari igiye ku ruhimbi ziririmba zitandukanye ariko korari amatabaza yagurutse hariya yaraje igeze hano umubyeyi arabaririza mu iteraniro ati moje mundangire umuyobozi w'iriya korari yaraje avuye Kimisagara nta makuru yari afite yakorara aje kureba yasohotse hano hanze tujya kumureba araduhamagara turagenda turavugana atubwira ibintu tubyanika ku gapapuro atubwira message yaratuzaniye agerekaho amagambo avuga ngo musenga amasengesho y'iminsi ibiri yihuse abaririmbyi bose kuko muri korari harimo umugeni ugiye gutaha kandi muri ayo masengesho nzamweza igihe cyo gutaha kirageze aya magambo nimo ndayavuga burya hari igihe umuntu avuga amagambo bakavuga ngo hari aho yayumvise impamvu mpagararanye n'aba bantu n'abahamya twakagombye kuba korari yose twayizanye hano ariko umwanya ni muto kuko aya magambo twayumvise twese turi kumwe mu kwezi kwa mbere rero iyo message tugezeho baranatubwira ngo ndetse no umuririmbyi udaheruka kuboneka muri korari mu by'ukuri Clarisse hari igihe cyageze hari abantu bamwe bumvise ngo imboga nkoranyambaga ariko nyakubahwa mushumba turashimira Imana kuko korara amatabaza iracyahari mwayibonye korara amatabaza irahari hari intambara zabayeho Clarisse arangije ahagarara ahantu hamwe aravuga ati singiye kwiyanduriza ubugingo arinda ubugingo bwe amera nk'uwiheje muri korari hari igihe umuntu barimo aravuga ati rwose ndi umugenzi sinshaka kuvugana na Stratoni nabi Dirija sinshaka kuvugana na Mama Jessica nabi sinshaka kuvugana n'ubuyobozi bw'itorero nabi Clarisse ahagarara ahantu hamwe maze guhagarara ahantu hamwe amera nk'aho atabonetse muri korari icyo gihe Imana yarabirebaga ko adaheruka muri korari ariko mu kwezi kwa mbere ho gatoya mu kwezi kwa 12 Clarisse yabonetse cyane muri korari kwezi kwa mbere abonekamo tubwiye iyo message dusengana amasengesho twe tunatekereza abakecuru batakiboneka muri korari kubera intege nkeya z'ikiza ubukecuru dufite abakecuru bari muri korari abo bakecuru rero twabatekerejeho ariko Imana yari ibizi twasenganye na Clarisse amasengesho turayasengana tumaze kuyasengana biba ngombwa ko Clarisse atana twe turataha
tugira n'igitaramo dusura bamwe mu bakecuru bataherukaga muri korari, ariko Imana ni inyabwenge n'umukozi w'umuhanga. Ariko umunsi wo kugenda Clarisse turagira ngo tubicemo, ni byinshi yakoze mu iterambere rya korari. Ni umuririmbyi warwanaga ishyaka ryo kugira korari abamise neza, ari ukubambika, ari ukubatekerereza n'ibyatuma korari bakambara bagasa neza. Imana imuha umugisha ku bw'ibyo yarabikoze. Imyaka 13 ni myinshi, ariko nabisoje ni byinshi. Kuwa gatandatu mu gitondo agiye kugenda yadukoreye ibintu bidasanzwe. Ndabinginze baba barimo basezera, mutwemerere korari Amatabaza muduhe umwanya turirimba indirimbo yadusigiye. Kuwa gatandatu mu gitondo yakundaga gushyira ibintu kuri status yiwe, agahita abwira dirije akamubwira ngo iyi ndirimbo irimo iramfasha, byaba ngombwa twaba dufite umwanya tukayiririmba tugiye mu marepetisiyo. Ariko kuwa gatandatu mu gitondo agiye kugenda yashyizeho indirimbo ya 271, ashyiraho igitero cyaho cya nyuma kivuga ngo Yesu databuja nzamukorera ntacogora kubw'ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo mu isi yose ninyirangiza azampamagara ngeze mu ijuru. Iyo ndirimbo yadukoze ku mutima, na n'ubu turabikomeje, kuko we yarahamagawe, imirimo yarayisoje, kandi hari imirimo yasize muri korari Amatabaza igikomeje gukorwa, ndetse yanakozwe ikivuga. Yasoje urugendo rw'ibahubwo nka korari Amatabaza, turamushimira, turanashimira Imana yuko agiye hari amakuru twari tubifiteho. Imana ishimwe. Ikindi ni uko we yagiye, ni ngewe nawe dusigaye kuvuga ngo mbese ngewe nzagira iri herezo, wowe uzagira iri herezo, ubundi tugakomeza kuvuga ngo umwami akomeze tugirire neza. Kandi twihanganishije umuryango mugari korari Amatabaza, abo bakorana, ndetse n'itorero, cyane ko hari n'umudiyakoni. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze cyane kandi mukomeze mwihangane. Iyo ndirimbo turi buyiririmbe, twakire Pastor Jacques. Kandi iyo umuntu ashaka gutaha cyangwa ari hafi gutaha, iyo umuntu ari hafi gutaha ari uw'Imana, Imana iramutegura kandi ikamutegura neza. Reka sabe n'ubundi Tofiri n'abana babona ko reka manza sabe babana yarabere nyina wabo. Ni muze turaha umwe kugira ngo avuge akanya gatoya. Murakoze. Yesu ashimwe. Umugeni wacu yaragiye cyangwa ari kugenda. Nitwa Ngabitsinze Dieudonné. Clarisse yarambereye tante, ariko nagira ngo ngire ikintu kimwe mbabwira. Yasize aduhaye nk'umurage twebwe abana be, nabo yarabereye tante. Umunsi wa kabiri wa buri cyumweru wari umunsi wo gusenga, twese dusengera umuryango wacu. Yabishyizeho cyangwa byo kubitubwira, yabitubwiye ari umugeni witegura ubukwe, yarimo yitegura, turi kumwe. Izo mbaraga yari atarazigeza, yaretera bitubwira mbere yaho, ariko yadukoze groupe yacu adushyiraho, aratubwira ati mumfashe uyu munsi wa kabiri tugira umunsi w'isengesho. Bwoko bw'Imana mudufashe n'undi uyu munsi natwe tuwugira uwacu. Turi kumwe. Ntiwo umuryango wa Clarisse, ntiwo umuryango wacu twese, ariko umuryango twese hamwe, nk'isengesho cyangwa icyifuzo cya mugenzi wacu twasenganaga. Murakoze. Arakoze. Reka nsabe n'ubundi Tofiri Papa Sonia n'abana baze atambuke
sabe n'ufite Kezia ubwire mu mafani amuzane. Rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma mu rwego rwo gucunguza uburyo umwete uyu ni umutware wa nyakwigendera amusigiye abana batatu, umuhungu umwe n'abakobwa babiri. uyu bene gusenga Clarisse mwene Ngabitsinze Jean Chrysostome, nyina akaba Mukamana Marita. wavutse Clarisse avuka itariki ya mbere z'ukwa mbere 1980 mu murenge wa Busasamana, akarere ka Nyanza, mu ntara y'Amajyepfo. yiga amashuri abanza muri Nyanza B, segonderi yayize muri Espanya. igihe kigeze aza kwinjira mu gipolisi, hanyuma baza kumuhindura aza gukora muri RIB, ashakana na Musabyimana Theophile 2005. yitabye Imana rero amusigiye aba bana batatu. mu by'ukuri ni uko akanya ari gatoya batabivuzeho ngo kandi nta n'uwabivuga ngo birangize. Jyewe by'umwihariko iyo mvuze aba bantu batashye, Imana ni nyabwenge, si ubwenge cyane kuko yabona ko igihe kigeze. aba bantu bose batashye nagize umugisha wo kubayobora, nyobora Abatsinda, nyobora na Giheka, ariko bari abakristo. rero Imana yabakunze kuturusha, nibatuza heza kuko barabikoreye. Clarisse rero mpagaze aha kugira ngo mvugeho bikeya kuko afite byinshi. nyoboye itorero rya Giheka muri 2009-2010, niho yageze Giheka. yamaze kwakirwa muri iri torero rya ADEPR, hanyuma aza gukora umurimo w'Imana. Mama Fani sinzi ufite Kezia, dukorana umurimo w'Imana mu gihe kigoye, yikorera amatabaza. bari abantu bakeya ariko tugasenga Imana ikavuga ko abantu bazaba benshi. turashimira Imana ko umurimo wagutse. Clarisse araza yinjira muri iyi korari, ariko nimvuga ku mirimo ya Clarisse, yagiraga imirimo yo mu ibanga kandi yanayikora akakubwira ngo ibi bintu ntibimenyekane, ntabwo ndimo niyamamaza, sinshaka ko bimenyekana. twari Giheka icyo gihe muri 2009-2010, twari dufite urusengero rwari rufite aya mabati, bari bayasakambuye hano bayajyana Giheka ava cyane, ariko bateganya ko bazahasakara. Clarisse Imana yari yamuhaye umugisha, imuha n'icyubahiro, ariko icyubahiro ukagira ngo ntabwo kimufasheho. imvura yagwa, Clarisse akagenda atereka amabasate, areka. hari umupolisi Imana yari yamuhaye umugisha, ageza n'ubwo inyenyeri ziza ku rutugu, ariko wamusanga ari gukubura, wamusanga ari kureka amazi mu rusengero, ntuzamenye ko ari Clarisse Imana yarateje iteka. ntabwo icyubahiro kigeze gituma adakorera Imana, aca bugufi. uyu Clarisse icyo gihe cyari igihe gikomeye, yakoze umurimo w'Imana
cyane. Iyo mpamvu iyi ndirimbo yaririmbye nayitekerejeho cyane, yashyize kuri statazi, nayitekerejeho. Imana igitegura umuntu wayo mu ibanga. Icyo gihe cyari igihe gikomeye, turimo tuvuna, abakristo ari bakeya, hari abantu bajyaga biyemeza, bamwe bati tuzajya tuzana iki kugira ngo twakire abashyitsi, tugire abashyitsi, itorero ritera imbere. Clarisse afata uruhare rukomeye rwo kuzajya aherekeza, ashaka yohereza amafaranga yo guherekeza abahanzi n'abavugabutumwa, agakora uwo murimo. Yamara kuwukora akavuga ngo ibyo nkoze ntibimenyekane, ntabwo ndi kwiyamamaza, iyo nkorera ndayizi. Tuza kugira ikibazo igihe kimwe, hataha umudiyakoni witwa Silas Rugimbana, ntabwo nzabyibagirwa. Silas Rugimbana ageze ku iherezo araduhamagara ngo nituze, aratubwira ngo hari ikintu kimwe gisigaye kugira ngo njye mu ijuru. Arambwira ngo uramfasha, icyo gihe nari nageze Batsinda ntakiri igiheka, wamfasha iki kugira ngo iki kintu kinyemerere kujya mu ijuru, njye mu ijuru iki kintu gikuweho. Mpagarara mu butware ndavuga nti niba ijuru ryakingutse urizamuka, ibisigaye tuzabikemura. Kandi twavuye saa ayo magambo, tumaze kubimwemerera, Silas ataha ijuru. Yari umudiyakoni mwiza, wabaga nawe ari guhinga, akavuga ati niba mugeze ku mwanya w'abashyitsi, nanjye mu nyandikeho aya ndaherekeza abashyitsi. Yakoreye Imana. Ariko uyu Clarisse afata urwo ruhande ruremereye. Icyo kintu rero mwene data yaratubwiye, Clarisse turakiganira, arambwira ati humura, nubwo wiyemeje ariko icyo kivi tuzagiterurana, turagiterura turacyusa, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Haleluya. Yakoreye Imana, yakoreye Imana. Kandi mbabwire, yari umunyebanga, yari umunyebanga, akamenya uko yagera mu murimo w'Imana, agakora nk'umukristo. Ariko ntuzabone ko hari umuntu yahutaje ngo ameze atya, ahagaze atya. Ni nayo mpamvu mwumva ngo yafashe umwanya wo kujya ku ruhande, ahunga intambara kugira ngo hatagira ibimwanduza, naho Imana yari imwe imutegura. Turashimira Imana ko Clarisse ashoje urugendo neza. Igiheka yaguye umutima wanjye neza, anyibutsa umugabo witwa Dawidi, avuga umugabo witwa Barizirayi, aravuga ngo muhungu wanjye, hari abangiriye nabi ariko hari n'abangiriye neza, ntuzibagirwe umuntu witwa Barizirayi. Navuye igiheka nkajya babwira ntumva, kuko hari igihe kigeze kugera kubera akazi kenshi, bakavuga batese bizagenda bite uko ntarepeta. Ariko mbwira abaririmbyi nti nubwo atarepeta ariko arakora, aho azajya azira. Ndababwira abaririmbyi mujye mumureka aririmbe, ni umukozi w'Imana. Nanjye ngenda muvuga nka Barizirayi wakoreye Imana. Rero data wamukunze kuturusha, akomeza kumutuza heza. Ndagira ngo rero n'ubundi uyu niwe mutware asize, nk'uko tuza gusaba mu masengesho menshi kuri aba bacu n'abandi basigaye inyuma, kuba imiryango yaba n'iy'abasigaye inyuma n'abakiri mu bitaro, amasengesho kugira ngo akomeze kugera kuri aba bantu. Ariko mu izina ry'umuryango turashimira itorero, ikintu itorero ryakoze rigahaguruka, umushumba wa paruwasi akarara nzira, zongeye kunyereka urukundo rw'umwungeri akunda intama.
kumenya abashizemo umwuka ngo baze, abarwayi nuko bagomba gufatwa. Ishobora byose ni ukuri iha umugisha ubuyobozi bw'itorero. Icyo kintu cyakoze ku mitima yacu, twumvise ko umushumba na delegasiyo bahagurutse ku bw'icyo gikorwa. Twashimye Imana, turavuga ngo Imana ishimwe ko abashumba bacu bitaye ku nama. Turashima rero n'itorero muri rusange, n'abantu bakomeje kutuba bugufi kandi mukomeje. Imana yacu ibaha umugisha. Rero igikenewe ni inkunga y'amasengesho. Reka nakire Tofile agira icyo avuga. murakoze. Abe ibyinshi babivuze mu buhamya. Mvuze muri make navuga ngo ijya kurisha ihera ku rugo. Niba yarabashaga gukora ibyo ngibyo hanze, murumva uko mu rugo byabaga bimeze. Rwose nibi biramaze. Arababwiye ngo niba yarakora ibyo hanze, mbese mu rugo muruva uko byari bimeze. Yakundaga umuryango, nkababwire yakundaga umuryango, akabwira ati navunika nkavunikira umuryango, ariko niko Imana iteye yo ntabwo icutsa. Muhumure ntibacukije, iracyari kumwe namwe, ni nyamaboko. Kandi ikindi nayo ngiye kubabwira, nubwo Imana yari yamuteje iryo teka, twari dufite gurupe, ari njye n'umutware n'umufasha we n'abandi bantu, tukazamukana imisozi tugasengana Imana, ariko Imana ikatubwira. Turashimira Imana rero ko yasohoje isezerano, kandi hari byinshi yakoze. Nawe yagiye avuga ngo ntacyo shinja Imana, nihabwe icyubahiro. nanone turavuze ngo nimukomere mwihangane. Aho ari ni heza, kandi abizera twese tuzajyayo, tuzamusangayo. Nimukomere. Karalise yari umukozi wa leta, ndagira ngo nsabe Alphonse Mazimpaka tayiri aze hano. Bakoranaga mu buzima bwa buri munsi. Dukomeze twumve ubuhamya bwe. Murakoze. Ngira ngo hari byinshi byavuzwe, wavuga ibya Karalisa bwakwira bugake. Nijoro twari turi mu gitaramo cyiwe tuvuga ibyiwe, hari ibyo navuze, ariko ndagira ngo nongere subiremo. Karalisa twatangiranye gukorana 2009, tumaze imyaka 16 tuziranye, dukorana, dusengana, tuganira, tujya inama. Twatangiye muri polisi dukorana, tuza kwimuka tujya muri RIB igihe yatangiriye. Karalisa ajya mu ntara, nanjye nza mu mujyi, ariko aho yabaga ari mu ntara, iyo yahuraga n'ikibazo yarampamagaraga akangisha inama. Nanjye nahura n'ikibazo nkamuhamagara nkamugisha inama. Tuza gusubirana none, tuza kugaruka mu mujyi. Ubu ngubu twari yayoboraga Kimironko, nanjye nkayobora Nyamirambo. Murumva ko ari ahantu hamwe n'ibibazo turabisangiye. Ariko yampamagaraga ikibazo cyose ahuye nacyo, akambwira ati ko mpuye n'ikibazo iki n'iki, tubigenze gute? Nkamugira inama. Nanjye nahura n'ikindi kibazo nkamugisha inama. Uretse no mu kazi, Karalisa twarabanye, ari iby'urugo ngira ngo andutaho gatoya, ariko mu kazi na mbere muri polisi yarandutaga, ku buryo
asa nk'aho yantoje umurimo w'ubugenzacyaha twawukoze kuva mbere. Twarakoranye, hari n'abenshi bari aha ngaha twakoranye bavuga ibye byose. Yagiraga kwitonda, niyo yahuraga n'ikibazo wabonaga ibyo ari ugusenga, yaberagizaga Imana kandi kikarangira icyo kibazo. Niyo twaburaga igisubizo yaravuga ati icyo kibazo tugisengere kizarangira, kandi koko kikarangira. Ngira ngo mu kugenda kwiwe twari tumaze iminsi mike tunaganira, ariko nk'uko byakomeje bivugwa, ibye ni Imana. Bivuga ngo yariteguraga mu gihe cyose, yahoraga yiteguye. Ari imirimo myiza bavuze, bagiye bavuga yose, uko yayikoraga ndakuzi, kandi twaraganiraga cyane pe. No guturana dusa nkaho duturanye. Rero yari umuntu wanjye, mu by'ukuri nko mu myaka 2 ushobora kumbuza abantu 2 kandi bakomeye. Byiza rero kuvuga umuntu ibyiza bye byose turabizi, ntago nafata umwanya munini, birakomeye cyane kubyakira, birakomeye. Gusa kubera ko yari umugeni witahira, Imana imwakire. Murakoze cyane. Murakoze. Kandi umuryango mugari wari bumukomere. Twagize umugisha nanone kuri uyu munsi wo guherekeza abacu batuvuyemo kubera impanuka. Turi kumwe n'umunyamabanga mukuru wungirije wa RIB. Nagira ngo twemerere tubahe umwanya namwe Yesu ashimwe. Nanjye mfashe aka kanya bampaye kugira ngo muri rusange mpumurize imiryango, inshuti, abavandimwe ndetse n'abaturanyi baba turimo gusezera muri aka kanya. Imana ikomeze ibakomeze, kandi nabo dusezera ikomeze bakire mu bwami bwayo. Rero twifatanyijwe namwe muri aka kababaro. Nkaba rero mpagaze hano